agaciro tugiye kuganiraho ni izituma nge mbumba we nawe ukaba uriwe hashingiwe ku bikorwa ukora hadashingiwe uko usa inyuma cyangwa kugaragariza abandi uko uri ahubwo Allah yabigaragaje mu buryo bwimbitse ari nayo mpamvu tugiye guhera kuri suratul Ra'd aya 19. Allah atubwira ati afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Wa eseye abazi neza yuko ibyo wazani wari ukuri guturutse kwa nyagasani wawe baba bameze nk'ababaye nk'impumyi kuri uko kuri. Mu by'ukuri abantu batekereza iby'urwo rwibutso batekereza kuri Qur'an ni ulul albab, na abantu bafite ubwenge butekereza kandi bureba kure. Bure umuntu ntago Allah kuvuga ngo hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, ese abantu bazi n'abatazi barangana? Ntago bangana. Ufite icyazi afite uko ateye n'uko abayeho n'uko ameze no kumva mu mutima watuje kubera ko hari icyazi abandi batagize gute batazi. Uko rero nako bimeze. Uzi ko Qur'an ari ukuri anakurikiza ibirimo, ntago ameze nka wa wundi wabaye impumyi kugeza nubwo atamenya n'ibikubiye mu ki kubera ko atayemera. Biri kumvika neza. Allah tuvuga ngo innama yatadhakkaru ulul albab, abatekereza nk'ibi ni babandi Allah yahaye ibitekerezo bizima, na abanyabwenge na abahanga nibo bafite gushishoza. Qur'an Allah komeza tubwira ati rero abo ni bande banyabwenge Qur'an tubwira, ni bande bamenye ko Qur'an hari kibasaba ndetse bagashira mu bikorwa. Allah agiye kutugaragariza indangagaciro zibaranga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati alladhina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mithaq. Indangagaciro ya mbere ni babandi yufuna bi'ahdi Allah, abaharanira kuzuza isezerano Allah basezeranyije, n'isezerano basezeranyije Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanquduna al-mithaq, ntibanica n'isezerano mu buzima bwabo bwa buri munsi. Icyo basezeranye n'uwo basezeranye ari Allah, bakirinda kuba bakwica isezerano rya Allah subhanahu wa ta'ala, ngo bagira ubuhemu ubwo ari bwo bwose bwabaranga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niyo mpamvu mu yindi aya Allah mu Qur'an atubwira ngo ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ngo yemwe abemeye Imana muramenye ntimugakorere khiyana, ntimugahemukire Allah, cyangwa se ngo muhemukire intumwa y'Imana, cyangwa se ngo muhemukirane hagati yanyu ku ndagizo muhana wa antum ta'lamuna, kandi munazi neza yuko hari ndagizo mwahawe mugomba kuba mwakuzuza mugashyira mu buryo bwawe. Indangagaciro ya mbere y'Umuislamu muzima nuko aharanira kuzuza ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamusezeranyije n'ibyo yasezeranyije Allah subhanahu wa ta'ala. Dufite amasezerano abiri, hari ayo twasezeranyijwe, hari n'ayo natwe dusezeranya. Bikumvikana, nyagasani Imana nunkorera gutya nanjye nzakora gutya. Ibyo ni isezerano hayende, isezerano hayende. Ya Allah nuramukunye mu iki kibazo noneho sinzongera guhugira gutya na gutya. Byumvikana ngo aya masezerano duhereza Allah akwiriye kuzuzwa. Muri Qur'an Allah atubwira muri sifa z'abemera Imana ati yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, ngo baharanira kuzuza inadiri bagiriye Allah, ukugambira kwabo. Hari abagaragu ba Allah biyemeza yani bagatanga Allah bakamuha isezerano, byasezerano ntibaryuzuza. Allah mu Qur'an atubwira ati alladhina qalu, babandi bavuga bati mu byukuri Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min almuhsinin. Ngo babandi bavuga ngo ya Allah nuramuka uduhaye tugatunga tuzubaka imisigiti tuzagira gutya, bagatangira guha Allah isezerano yuko Allah nabahaye imitungo barangwa n'ibikorwa runaka, bagashira ibikorwa bikomakomeye twese turabizi. La in atana min fadlihi, uricara hanga ukavuga ati Allah none nshoboza nkatsira iki kizamini nanjye, siko bigenda, siko tubayeho. Ugasanga urimo uvuga ati ya Allah nunkura muri ibi bibazo none ya ilahi nzagira gutya na gutya na gutya, nzafunga iminsi 3, nzatanga sadaqa, nzubaka umusigiti, nzagira gutya. Uyu munsi muri kwiga, ejo bundi muramusoje kwiga, uzaba wicaye uvuga ati ya Allah numpa akazi nibura kampemba yangahe, nijye tujya tuna propose tukinjira no moment tugashira tukihema mbere ko dukora. Nuramuka umuhaye akazi ukama akazi kayangaya, ya Allah anye nzita ku mukene umwana umwe nanjye mwishyure minervare pakarangije. Allah meqama falamma atahum min fadlihi, Allah maze kubaha bya bindi bo basabye Allah yuko Allah yabaha bibagejejeho, bakhilu bihi, batangiye kugundira. Yagerwaho n'umukene ati rwose wampaye ko nkenya, ariko mwabana mwe mwajya mureka amafaranga muri iki gihe murayaza.
wibagiwe yuko wasezeranyije Allah isezerano yuko Allah naramuka guhaye uzakora gutya, none dore Allah koherereje umuntu kugira ngo ubashe ko wamufasha. Umva amagambo utangiye kumubwira. Allah rero ati mu ndangagaciro zigaragaza abagaragu ba Allah, ba bandi bafite ubwenge butekereza, ni ba bandi baharanira kwihutira kuzuza isezerano basezeranyije Allah subhanahu wa ta'ala. Biri kumvikana neza? Wala yanquduna al-mithaq, naba bandi batajya bica isezerano mu buzima bwabo bwa buri munsi, bagaharanira yuko ibyo basezeranyije Allah babyuzuriza igihe kandi bakabyuzuza mu buryo bwuzuye nkuko babisezeranyije mu biteka Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani ikomeza itubwira iti والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله تي نبا باندي badaca umuryango, baharanira kunga umuryango. Uyu ni mjomba wawe, uyu ni shangazi wawe, uyu ni nyogosenyi, uyu ni nyokorome, uriya ni mwene wanyu kwa so wanyu gutya na gutya. Isano bagaragu ba Allah, isano. Allah maze kurema ibiremwa yaremye isano, aje avuga ati ye wasano we niyemeje kunga uzakunga, niyemeje no guca uzaguca. Abantu baca umuryango bagaragu ba Allah. من ثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مبانو باتتو الله تزيجر فجيش كمسوي مروكا أتزيجر يزا ndetse atazigira agirira impuhwe bazanaftini bihano bikomeye ku munsi w'imperuka. Wa minhum qati'ur rahimi, habonekamo umuntu uca umuryango. Kanaka nge ntabwo nshaka azagira hano, sinshaka uzongera kuvugana nawe. Ugasanga umuryango bagaragu ba Allah, imiryango yacu tubanye, umuryango tubanye nkaho tutaziranye, abandi ntidushaka kumenyana, abandi sura yamarira iki, yamfasha iki kumumenya, byamarira iki, ko kuneza ibibazo gusa. Umaze gukira ugeza aho ugera utangiye kwirengagiza aho Allah yagukuye. Ukize muri barumuna bawe niwe Allah afunguriye, niwe Allah anyujeho rizqi, ugasa nkaho babane nta nicyo mugipfana, nta nicyo mugihuriyeho. Mwayimana barabibaza bati ya Rasulullah, sadaqa ntanzi wanje, na sadaqa mpaye umukene, na sadaqa ntanze mu bikorwa bya Allah mu kwitanga mu za Allah subhanahu wa ta'ala, sadaqa ifite agaciro ni ihe? Mwayimana ati sadaqa ifite agaciro kurusha izindi zose, sadaqa ufashishije umuryango wawe. Abi wawe mu nzu bararira, abi wawe mu rugo barasabiriza, ariko uri intwari uravuga ibigwi nabo hanze y'urugo. Bakuzi yuko hari icyo uri cyo ku bandi, ariko wajya kureba mubi wawe uri ntari ryana. Ya salam, aha mbere ho guhera Allah bi Qur'an no gukora da'wa duhera he. Allah tubiyati wa anzir ashirataka al-aqrabin. Allah muri surati ash-shu'ara aravuga ngo nujya kuburira ujye uhera mubi wawe, mubi mbere, mu bavandimwe bawe ba hafi, abo ngabo aribo banza kugirira neza, bari bwasha kubanza gufasha. Ariko rajya gusanga uyu munsi bagaragu ba Allah, imibanire tubanye, imikoranire dugirana, abavandimwe barabana nkaho ntacyo bafite bahuriye. Umuntu arakwihakana ku mugaragaro, gato yanjye ntacyo dupfana, ntacyo duhuriyeho, ariko ko ntabwo ariko kuri ku Islam. Islam dutoza kugirana isano no kudaca umuryango, tukabasha kuba twagira neza batugirira neza mu miryango yacu, tukanagira neza batugirira nabi mu miryango yacu. Musahaba kazaza kunumwe Imana sallallahu alaihi wasallam ngati ya Rasulullah, byo umuryango wanjye urambangamiye, ngerageza kubabanira ariko bo bakananiza, bakangora, bakanca, ntibashaka ko tubasha kuba twasenyera hamwe. Imana avuga ngo abo bo bagushakaho jahannama, we haranira kubashakaho aljanna. Naam, afdalul fadail, ibintu byiza kurusha ibindi byose, an tu'ti man harabak, no guhuwa kwimye, wa tasilu man qata'ak, ukunga kudashaka ubuvandimwe wowe ukamwiyomaho. Hakuvuga ngo nge ntabwo ntagira, ntabwo nshaka kumwiyomaho atazagira ngo aribyo mukeneyeho, birahari umukeneyeho ubuvandimwe. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatugaragariza hadith aho umugabo yarimo agenda mu muhanda, agenda yakoze urugendo rurerure, aza kuzirwa n'umumalayika za mushuri y'umuntu aramubwira ati ila aina ya rajul, urerekera hehe wa mugabo we? Ati ngiye gusura umuvandimwe wanjye kanaka. Aramubwira ati hari indagizo yakuragije ukaba ushaka kuyimusubiza? Ati la. Ati hari ikindi mwamuhuriyeho ugiye kumuheza? Ati la, illa annani uhibbuhu fillah, nta kindi kinjyanye uretse ko mukunda kubera Allah. Intumwa y'Imana aramubwira iti, wa mumalayika aramubwira ati
طاب ممشاك وتبوأت طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا ndagira ngo mugeze ibintu nziza mu byukuri urugendo rwawe ruratema urugendo rwiza kandi si nibyo gusa nawe wabaye mwiza kandi mu byukuri Allah guteganyije igihe icicaro muri aljanna kunga umuryango Allah mu Qur'an atubwira mu ndangagaciro ziranga umuislamu mwiza hagaraho ngo ngewe no kukaburi yanjye ntuzahagere mujya mu byukuri mujye ntabwo nshaka kukubona kukaburi yanjye aryo zaburebesha iki jewe ntazajya n'inyuma ntazagire gutya na gutya subhana al-malik al-quddus wari kubwira ni papa ni mama ni umwana ni umuvandimwe ni ntabwo bikwiye iyo ni indangagaciro nanone ya kabiri iranga iki iranga umuislamu mwiza indangagaciro ya gatatu Qur'an natubwira ati wa yakhshawna rabbahum bakarangwa no gutinya nyagasani wabo gutinya Allah kumva ufite ubwoba bwa Allah subhanahu wa ta'ala ukumva igihe cyose ufite ubwoba bwa Allah subhanahu wa ta'ala kubera iki bagaragwa Allah tugira ubwoba Allah ari hejuru yacu mu buryo bwose bushoboka kandi dufiteho ububasha bwose mu buryo bwose bushoboka twe ntacyo turi cyo tutamufite bari kumvika neza Islam niho nakunze imvugo y'umwe mu bamenyi nziza cyane iryoheye amatwi kumva aho avuga amagambo meza wakagombye gufata ukandikisha amazi ya zahabu aravuga ngo nyagasani Imana yanjye tega amatwi wumve iri jambo wenda ryagufasha mugaragare kuganira na nyagasani wiwe aravuga ati nyagasani Imana yanjye ntago nibaza uburyo ngukunda ndi umukene kandi ari we umukire usumba abandi bose ahubwo ngewe nibaza uburyo cy'unkunda kandi uri umukire usumba abandi bose ndi umukene kurusha abandi bose urabo gukunda umukire ni ibintu kawaida ariko biratangaje kugira ngo wumve wa mukire we yagukunze ubuzima bwacu bwa buri munsi komeze we gukunda umuyobozi ni ngombwa ariko kugira aho umuyobozi we yagukunda aba ari urundi rwego biri kumvika neza ibaze yo kuba Allah yagukunda kubera ko wamuranzwe no kumutinya mu buzima bwawe bwa buri munsi icya gatatu Qur'an natubwiye ati wa yakhafuna su'al hisab naba bandi bahorana impungenge bahorana impagarara bahorana ubwoba bwo kubibarura ryabo ryazaba ribi fa amma man taqulat mawazinuhu babandi bazagira umugisha muzani wabo w'ibyiza ukaremera abo ngabo fahuwa fi 'aishatin radiya abazagira ubuzima bwishimiwe bazabaho neza fi jannatin 'aliya bazamujura y'ubushorishori ryo hejuru wa amma man khaffat mawazinu naho wa wundi umunzani we uzorohera kubw'ibyaha bye fa ummuhu hawiya nguwo nyina azaba hawiya kubera iki nyina azaba hawiya ubusanzwe umubyeyi w'umumama niwe umuntu yirukankira mu gihe cy'ibyago n'ibibazo cyane cyane umwana mutoya niba bashaka kwirukankira niwe wumva wamutabara tuma turumvikana uwo nguwo rero nta bundi gutabaza azaba afite usibye umuriro wa hawiya wama adraka ma hiya niki cyakubwira uwo muriro wa hawiya narun hamiya ni umuriro utwika kandi wacaniriwe igihe kirekire so alhisab ibarura Allah tubwira ati wa'uridu ngabantu ku munsi w'imperuka muri suratul kahfi aya 49 niba ntibeshye aya 49 Allah tubwira ati abagaragu bazahabwa igitabo cyabo fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi nguzabona inkozi z'ibibi zitangira guterwa ubwoba kubw'ibiri mu gitabo wayaqulun maze bavuga bati وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وأنا وزهاب بتوب زاب ما زي هو بني مزيزي زي مصمم بتوب زاب زفت بقوبة نزاني زفت يو ما أنا يانجي iki ni kihe gitabo kitigeze gisiga gatoya nakoze mu banga ntawo mbona uretse Allah niki nasiga ni kinini naba narakoze mu buzima bwanjye Allah ati wajadu ma amilu hadira bazahura na byose bakoze kandi Allah ntawazigeraho agira gute ahuguza mu biremwa ibaze umunzani wawe umunsi Allah azakwereka wowe nta wundi ukuzi nta wundi ukureba igihe warebaga ibitarebwa ibaze umunsi icyo nibarura gira ubwoba kubarura ryawe afiqu ya ahibba dukanguke shuti igihe ni iki ngiki
ngo tugire ubwoba umunsi Allah azongera akatwereka ibikorwa byacu. Naam, Allah aranje tugaragariza indangagaciro ya gatatu rero, ariyo ngira ngo munategaho, ntabwo ari iya gatatu numva igeze ku ya kane niba atari iya gatanu. Twahereye ku ndangagaciro yo kuzuza isezerano twasezeranyije Allah, tujya ku ndangagaciro yo kutica isezerano twasezeranyije Allah, tugomba tujya kunga imiryango, tugiye mu gutinya Allah no gutinya ibarura. Turimo turumvikana. Iri ndangagaciro ya gatandatu, walladhina sabaru bitighaa wajhi rabbihim, n'abandi bihangana kubwo gushaka ishimwe ry'Uwiteka, kubwo kwihangana bagize. Shika intege rimwe na rimwe kumwe ngiye kwihangana birandambiwe, igihe cyose narahanganiye uyanjye ndarambiwe. La ilahi, ihangane kubwo gushaka kwishimirwa nande? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sabr, hangane, komera, shikama, wihunga, witeshuka, guma ku murongo. Indi ndangagaciro ya gatandatu ya karindwi, wa aqamu as-salah, bagize bakagira igihagararo cyo guhozaho isala. Karindwi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, barangiza bagatanga mu byo twabahaye ku mugaragaro cyangwa se mu banga. Abaislamu gutanga sadaka ku mugaragaro biremewe. Biri kumvikana neza? Ibi ngibi tujya dukunda kubigiraho ikibazo, umuntu akakubwira ngo oya ugomba gutanga sadaka kuko kwa kw'ibumoso niko bimenye. Nibyo, hadithi irahari, ni na byiza kuba twatanga sadaka mugenzi wanjye ntamenye ko nayitanze, ariko ndamutse nanayitanze mugenzi wanjye abizi ntabwo byangiza sadaka yanjye. Biri kumvikana neza? Kuba navuga ngo ndatanga 10,000 nkabyerura ni byiza. Allah mu Qur'an atubwira ati in tubidu sadaqatukum fa ni'mahi, nimuramuka muhishe mugaragaje sadaka zanyu ni byiza. Wa in tukhfuha, ariko nimuramuka muyihishe mukayihereza abakene, ibyo nibyo byiza kurushaho. Byumvikana ngo byombi ni iki? Ni byiza. Uyu munsi none tuza abasahaba ibyo batanze kubera ko byavuzwe, niyo bataza kubivuga ntabwo twari kumenya ibyo batanze. Turumvikana. Abu Bakr Siddiq yatanze umutungo we wose, turabizi uyu munsi. Umar ibn Khattab atanga kimwe cya kabiri cy'umutungo we. Uthman ibn Affan atanga imitungo kugeza ubwo yatanze imitungo imwe y'Imana, avuga ngo ma ala Uthman ma amila hada al-yawm, nta muntu watanze byinshi kurusha Uthman ibn Affan. Tumvikana ngo abasahaba baratanze, turanabimenya. Imwe y'Imana ibyo abasahaba bavuga ngo ninde wagurira iriba rya Ruma. Musahaba arahaguruka, Uthman ibn Affan avuga ati Rasulullah ngenda rigura. Iryo riba ryaguzwe nande? Uthman ibn Affan. Aya mateka tuyazi kubera ko byavuzwe. Biri kumvikana neza. Ariko ikibazo ni ikihe? Ikibazo ntabwo ari ugutanga ku mugaragaro, ahubwo ni ugutanga ugamije kugaragara. Biri kumvikana? Cyumvuga kiri kumvikana? Gutanga ugambiriye kwigaragaza, ushobora gutanga mu banga ugambiriye kwigaragaza. Cyumvuga kiri kumvikana? Nuko watanga ku mugaragaro ugambiriye, kubera ko ibyo bikorwa byombi bikorwa n'iki? Nta nubwo ngiye mfite uburenganzira bwo kuba naciteka ngo kanaka yatanze agambiriye kwigaragaza, kubera ko naba ngiye kwinjira mu mutima we kandi umutima we ntawureba. Biri kumvikana neza? Na Allah ahubwo atubuza gukurikiza amagambo sadaka. Ushobora gutanga mu banga, wagera hanze ngo nubwo tuyabahereza rega burya bahita bayarya. Tujya tubikora. Allah mu Qur'an atubwira ngo wala Allah tubwira muri suratul Baqara atubwira ngo wala takunu kalladhina yunfiquna wala tattabi'u Allah mu Qur'an muri suratul Baqara aratuganirira atugaragariza yuko tutagomba kumera nk'aba bandi batanga sadaka zabo bakazikurikiza amagambo, nk'aba bandi bifuza gutira gute. Abati ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye Imana, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, muramenye ntimukangize sadaka zanyu muzikurikiza amagambo mabi. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, mukamera nka wa wundi ushaka gutanga umutungo kugira ngo abantu bamubone. Biri kumvikana neza? Ikibi ni ururimi. Sadaka wayitanze, ariko ikibi ni iki? Ni ururimi ruzibuze gukurikira runaherekeza ya sadaka yawe. Allah ati famathaluhu, urugero rw'uwo muntu ugutanze sadaka agakurikiza amagambo, Allah itatanga urugero rumeze nk'imvura Allah agatanga. Pesa ntashaka kugira ngo ntindemo, ariko nagira ngo mbabwire ngo sadaka zacu kenshi tuzangiza atari uko twazitanze kugira ngo batubone, ahubwo twarazitanze kubera n'umutima mwiza, ariko nyuma ya wa mutima tukawukurikiza amagambo, sadaka igahita yangirika. Bikumvikana neza? Allah irakomeza atubwira ati no mu zindi ndangagaciro ziranga abo bantu turimo turavuga beza bazagira n'iherezo ryiza,
Allah aravuga ngo wayadra'una bil hasanati sayyi'a, naba bandi bihutira gukosoza ikibi cyiza. Gukosoza ikibi cyiza, yaguye mu kosa runaka agahita yihutira gukora icyiza. Turumvikana? wa atbi'i sayyi'ata al hasanata وأتبع الحسنة سيئة وأتبع سيئة حسنة وأتبع سيئة حسنة ونقول كذي إتشيزا تمحها تشيزا تلاجنا تيجانا قولا تشيبوا جزء قلت وكوزي لكم في كنيسة نعم أنتو قرقايزا يوكو إتشيزا جهانا قولي تشيبا للتوبة شو تعمل لكم في كنيسة اللي أي كتو قرقايزا يوكو ونشورا بقول بيقولوا بجيزة بزينشي بكابجا غانزي بيقولوا بيبي الله من القرآن تقولي إن الحسنات يذهبن السيئات ngo byukuri bikorwa byiza bikuraho ibikorwa bibi. Birikumvika neza? Naam. Icyanyuma mu ndangagaciro zibaranga nuko bihutira gukuzaho ikibi icyiza. Allah anje asoza avuga ati lahum uqulaika, abo ngabo twavuze kuri ibyo bisingizo byose, lahum uqbaddar, abo nibo bazagira iherezo ryiza. Yumvikana cyitwa iherezo ryiza? Ntabwo ari position wana posteri wari urimo, oya. Ntabwo ari position na posteri wari urimo, oya. Ahubwo ni indangagaciro zakuranze mbere y'uko igihe kikugerana. Umuntu ashobora gupfira habi ariko ntapfa ari mubi, ko gupfa si bibi ahubwo ikibi no gupfa uri mubi. Birikumvika neza? Na Qur'an ikomeza ivuga iti abo ngabo rero nibo bazagira iherezo ryiza. Dore noneho mu iherezo ryiza ryabo, jannatu adnin yadkhulunaha, ngo iryo juru bazinjizwa mu juru itembamo imigezi. Wa man salaha, n'abazatunganya min abaihim, mu babyeyi babo bazajyana nabo. Wa azwajihim, n'ababo bashakanye abagore n'abagabo babo. Wa dhurriyyatihim, n'urubyaro rwabo. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, ngo abamarayika bazajya babinjirira kuri buri muryango baje kubareba. Umva amagambo bazabaje kubabwira, salamun alaykum bima sabartum, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe kubwo kwihangana mwagize. Fa ni'ma uqbaddar, iryo ni ryo herezo ryiza. Byumvikanye aya zasobanutse? Izo ni indangagaciro za Kiislamu. Tujye kuri kirazira maze dusare inshallah ta'ala. Naho kuri kirazira umuislamu agomba kwirinda mu buzima bwe bwa buri munsi, Qur'an nazo zituganirizaho muri izi aya zikurikira. Allah komeza aya turi suratul Ra'd, Allah komeza avuga ati walladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi. Naho muri kirazira, muri ba bandi bazagira iherezo ribi, muri ba bandi bazabanyuranye n'abambere, na ba bandi bica isezerano rya Allah nyuma yuko barigiranye, bakaryicankana nyuma yuko barigiranye. Usezeranje Allah, wishe isezerano wamusezeranyije. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, mujye mwuzuza isezerano, mu by'ukuri isezerano rizagira gute? Rizabazwa. Birikumvikana neza? Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah muri suratul Isra aratubwira ngo mu by'ukuri amaso, amatwi n'umutima, ibyo byose ku munsi w'imperuka Allah azabibaza. Birikumvikana neza? Rero ba bandi bica isezerano nyuma yuko Allah ribagejejeho. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala, nanone kandi bagaca imiryango Allah yabategetse kunga. Wa yufsiduna fil ard, bakarangwa no kwangiza no konona isi. Ulaika, abo ngabo lahumul la'natu, bazabona umuvumo. Walahum su'ud dar, nabo bazagira iherezo ribi. Ibimenyetso bitatu: icya mbere ba bandi bica isezerano Allah bahaye bakaryica nkana, icya kabiri bagaca umuryango Allah bategetse kunga, icya gatatu nanone Allah avuga ati bakarangwa no konona no kwangiza isi. Abo ngabo nibo bazahura n'umuvumo wa Allah, ndetse si n'ibyo gusa bazanagira iherezo ribi. Ndumva mu ncamake izi ari za ndangagaciro na kirazira umuislamu akwiriye kwitwararikaho, agaharanira. icya mbere twabonye no kuzuza isezerano Allah yaguhaye, icya kabiri no gutinya Allah uko ushoboye, icya gatatu no kwihutira gukuzaho ikibi cyiza, icya kane no gukozaho no guhozaho isala, icya gatanu no gutanga mu by'Imana yaguhaye, icya gatandatu no kwihangana ugambiriye kwishimirwa na Allah. Ikindi nanone Qur'an yatubwiye
mu ndangagaciro zigomba kuba zaranga umugaragu wa Allah no kuba igihe cyose yibaza ibarura rye uko rizaba rimeze imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo bikaboneka mu ndangagaciro Allah soje avuga ati abo nibo bafite iherezo ryiza ndetse bazahabwa aljanna n'abamarayika bakajya baza babasura bababwira bati amahoro y'Imana abe kuri mwe kubwo kwihangana mwagize, ndetse abo ngabo nibo bazaba bafite iherezo ryiza. Naho abazagira iherezo ribi mu buzima bwabo ni ba bandi bishe isezerano basezeranyije Allah subhanahu wa ta'ala, abagaca umubano w'imiryango hagati yabo, umuntu akavuga ko kanaka tuzongera kuvugana, tuzongera kubana, runaka ntabwo umukunda n'ibiki ngibyo ngibyo mujya mubyumva. Nanone kandi bakarangwa no kwangiza isi. Qur'an iti ulaika lahumul la'na, icyambere ibi nibyo bivume, aba nimujya mubabona mujye mumenya ko ari ibivume byitambukira. Icya kabiri walahum su'ud dar, kandi bazagira iherezo ribi ku munsi w'imperuka. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.